byubahe Mana, ubwami bwawe buze, uzi ushaka ko biba mu bwami mu isi bibe nk'uko biba mu bwami bwo mu ijuru. Imbaraga zawe n'ubuntu bwawe n'urukundo rwawe bikomeze biganze ubuzima bwacu. Uyu mugoroba w'uyu munsi wa none twongeye guca bugufi imbere y'amaso yawe kugira ngo tugirirwe neza nawe. Neza yawe no kunesha kwawe n'icyubahiro cyawe bikomeze biri hagati y'imitima yacu. Ubivuga ni kimwe, ubyumva ni ikindi, hanyuma gukurikiza ibyawe bikaba igikomeye kurenza uko twebwe tubitekereza ndetse n'uko tubivuga. Mana yera, mu izina rya Yesu Kristo, muririmbyi yaravuze ngo Mana uri mwiza ibihe n'ibihe. Tujye uhinduka, ntugire igicucu cyo guhinduka, tuzigere uhinduka. Girira buri muntu wese neza, umwiteho kugira ngo abone imbaraga n'ubushobozi n'urukundo biva mu kuboko kwawe. Twigishe kubara iminsi yo kubaho kwacu, uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Shimwa kutugiriye neza kandi utwitayeho, mu izina rya Yesu Kristo mwami Imana ihoraho iteka ryose. Amen. Dusome ijambo ry'Imana, igitabo cya Matayo ibice 5 umurongo wa 46 kugeza kuri 47. Igitabo cya Matayo ibice 5 umurongo wa 46, turaza gusoma no wa 47. Hanyuma tuze kuganira ijambo ry'Imana. Matayo ibice 5 umurongo wa 46 kugeza kuri 47. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nimukunda ababakunda gusa muzahembwa iki? Mbese abakoresha ikoro nabo ntibabikora batyo? Nimuramutsa bene wanyu bonyine, abandi murabarusha iki? Mbese abapagani nabo ntibabigira batyo? Twitabe amen. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Navuze ngo ni Matayo ibice 5 na 6 n'uwa 47. Hanyuma ndashima ise w'umwami wacu Yesu Kristo yatugiriye neza ikaturinda kuva ubwo twagera hano kuri ubu butaka. Twabanye namwe, mwatwitayeho, mwakoze byinshi tudashobora gusobanura n'akanwa kacu kuko biri mu mitima yacu, kandi turabizirikana cyane. Mwagize neza uhereye ku mukuru n'umutoya wese wagizemo uruhari kugira ngo abashe kutwakira ndetse no kubana natwe mu materaniro, abashumba, abakristo muri rusange, abantu bose mu by'ukuri guhari tudasize umuntu n'umwe. Umuntu wese Imana yo mu ijuru umugisha. Imana ibagirire neza cyane, kubana namwe n'iby'agaciro. Hanyuma ndashimira kandi abayobozi b'iki gitaramo. Imana yo mu ijuru yagiriye neza kugira ngo muze kuturarika kubana namwe. Mu by'ukuri guhari hari impamvu zatumye siba ejo na mwene data. Hanyuma njye Imana natashe ejo ariko nza gusiba kubera izo mpamvu. Hanyuma ubwo byari kugira ngo tuze dutaramane namwe uyu mwanya. Haleluya. Ariko igikomeye so gutaramana muri ubu buzima cyangwa se muri kino gitaramo, igikomeye kurusha ibindi bintu byose niko abigishwa babwiye Yesu, bamubwira amakuru y'iyo bagiye n'ibyo bakoze. Hanyuma arababwira ngo ntibishimire ko ibyo ngibyo byabaye, arababwira ngo bishimire ko amazina yawe yanditswe mu gitabo cyo mu ijuru. Kubana namwe mu bitaramo no kubana namwe no kudusangiza ibintu byiza bitandukanye, iryo si ryo shema ry'abakristo. Ishema ry'abakristo ni ukuzabana muri cya gitondo cyiza cy'ubugingo. Haleluya. Hanyuma ndabyegereje mu ijambo ry'Imana kugira ngo mwegere n'Imana bahumugisha. Mwene data umaze kutubwira umusirikare mwiza wa Kristo Yesu ibyo akwiriye kuba afite ibimuranga, barakiwe sana, Imana guhumugisha. Ngiye kuganira aya magambo ari mu gitabo cya Matayo, ari naco gitabo cya mbere cy'ubutumwa bwiza. Hanyuma inyigisho za Bibiliya zivuga ko iki gitabo atari cyo cyakagombye kuba icya mbere. Igitabo cya Mariko ari cyo cyakagombye kuba icya mbere, ariko kubw'impamvu z'uko Matayo yavuze Yesu Kristo, aba ariyo mpamvu ituma kino gitabo kiza ku mwanya wa mbere, ariko si cyo cyakagombye kuba cyaje ku mwanya wa mbere. Ijambo rya kabiri ndibuze kuvuga, Matayo kugira ngo yandike aya magambo yayandikiye bene wabo b'Abayuda, abera b'Abayuda,
abandikira ababwira aya magambo. Ariko kandi Matayo yari n'umuyuda mwene wabo, ariko abayuda batari barakijijwe, batarabera, baramwangaga bakamuziza ibintu bitatu. Ndahita nihuta ariko ndaza kubabwira intego y'icyo nshaka kubabwira. Twitabe amen. Icyo nshaka kubabwira ni iki: dukore ibirenze by'abapagani bashobora gukora. Niryo jambo kugira nutanafata amagambo mvuga yose, ariko kugira ngo bidutandukanye, gutandukanya umukristo n'umupagani bari mu kunanirwa kubatandukanya. Ariko ngiye kubabwira niki twakora kugira ngo bigaragaze neza ko twebwe twemeye gukurikira Yesu Kristo. Nuko dukora ibyo umupagani atekereza akabona ntibikunda, twebwe abiyemeje gukurikira Yesu Kristo tukavuga ngo ni ngombwa kumukurikira. Matayo rero ntibamukundaga kubera ko yari umukoresha w'ikoro, hanyuma umukoresha w'ikoro ngo akarenganya bene wabo. Ikintu cya kabiri ngo yakundaga gukora, ibo ngo bamwitaga ko ari umuntu ukunda gukora iby'isi cyane, gukorera isi cyane. Cya gatatu rero ngo agakorana n'ingoma y'Abaroma, kandi iyo ngoma y'Abaroma itarakundwaga n'abayuda nyirizina, bakamwanga kubera izo mpamvu. Ariko Yesu amaze kumuhamagara, twitabe amen, Yesu amaze kumuhamagara ahindura amagambo, ahindura ibyo yageze akora byose, ahindura imiterere yiwe, yitaba Yesu Kristo. Ngo amere kwitaba Yesu Kristo abari watangira kuvugira. Izi nyigisho rero zo muri kino gice ni inyigisho yabwirije ari ku musozi, ngo ni inyigisho nkuru yabwirije ari ku musozi. Ijambo rya mbere yabwiye abantu, arababwira ngo iyo umuntu yakurikiye Yesu, tiyari kubabwiriza abantu ibi bigaragara, yari mabwira abantu ngo iyo umuntu yakurikiye Yesu, ababwira amahirwe y'abantu bakurikiye Yesu. Tuzamura ibiganza. Haleluya. Arababwira ngo gukurikira Yesu niyo mpamvu yatumye babwira ngo hahirwa abakene mu mitima yabo, kuko ubwami bwo mu ijuru ari. Icyo yasobanuye si ubukene mu buzima busanzwe, yasobanuye ubukene mu mitima yabo, bahora bifuza kumva ijambo ry'Imana ku manywa na nijoro. Aravuga ngo bazobona ubwami bw'Imana. Ijambo rya kabiri kugira ngo nsoze, twitabe amen. Ijambo rya kabiri yarababwiye ngo hahirwa bashavura kuko aribo bazahozwa. Bashavuzwa n'iki? Bashavuzwa ngo n'ibyaha, bakongera kandi bagashavuzwa n'ibyaha by'abandi. Si abashavura gusa, bashavuzwa. Hari abagabo, zamura ibiganza, haleluya, hari abagabo muri mu kubona batari mu guseka intege nke z'abandi, ahubwo bari mu kubona intege nke z'abandi bakibaza icyerekezo cy'itorero, bagafata umwanya barimo basenga bakarara bicaye, bakavuga ngo uzaza ryari Imana, uzaza ryari kugira ngo utabara abawe. Jambo rya kabiri yabwiye abantu, arababwira ngo bazabagambanira, bazabashira mu nzu z'imbohe. Ariko ababwira ijambo rikomeye, ababwira amagambo abiri nshaka kugira ngo musobanure. Arababwira ngo ikintu cya mbere mugomba kumenya mwebwe nk'abakristo, abaririmbyi, abakristo, abantu batandukanye, arababwira ngo muri umunyu w'isi. Iyi si, haleluya, iyi si irimo ibintu bishaka kubura, irimo ibintu bikeneye ibirungo by'Imana. Ni ngombwa kugira ngo umukristo agere ahantu asange hari ibintu bigiye kubura, abirungu. Iyo ikintu kirunze umuntu kikiza gipfa kubura gusa. Aravuga ngo isi rero nimutaba umunyu muri iyi si, hariho byinshi bizabora, bikaborana umuntu mukabura iyo muje. Ariko aravuga ngo ni mube umunyu urunga isi kugira ngo muyimare ubore, yongere kandi isi irimo abantu bazima. Tuzamura ibiganza, haleluya. Nimureke kuba ni murunga isi. Ikintu cya kabiri arababwira umuco w'isi. Isi ntidufite ubukene. Hari ibintu bimwe ntuzabona bagusengeye kuri titire runaka, ukabona bagusengeye kuba umupasitori, ukabona bagusengeye kuba umuvugabutumwa. Ikibazo dufite ntitubuze abavugabutumwa, ntitubuze n'abapasiteri, ntitubuze n'abadiyakoni. Icyo tubuze umuntu w'icyitegererezo muri uwo murimo. Haleluya. Tubuze ikibazo dufite, dukene isi ifite abo bantu benshi batandukanye.
ariko nyagasani Imana ikeneye umuntu ufite umwihariko ushobora kuzana impinduka. Ariko ndibuza umupasiteri, ariko ikeneye umupasiteri ushobora kuzana impinduka mu gipasitori. Ikeneye umuvugabutumwa ushobora kuzana impinduka mu ivugabutumwa. Ikeneye umukristo. Tuzamura ibiganza ntange haleluya. Haleluya. Ikeneye umukristo uzana impinduka mu itorero arimo. Aza gusobanura amategeko muri kino gice, yasobanuye amategeko. Cyeremo babwira ngo kwizera kwanyu mwe kwizera kubera mwe gukora imirimo yanyu kubera kwigaragara. Aravuga ngo icyo nshaka kubabwira, yarimo babwira hejuru y'icyaha. Arababwira ngo iyo mbabwiye ngo iyo umuntu yamaze gutekereza, iyo umuntu yamaze kwifuza umugore wa mugenzi we ngo abaye yamaze gusambana, icyo yarimo ashaka kubabwira ni iki? Yarimo babwira ko icyaha kitava mu gihe wagikoze, icyaha kiva mu gihe wagitekereje ukakigendera ukarara ugitekereza ukirirwa ugitekereza. Arababwira ngo uzamenye neza ko numara kugira ibyo bitekerezo muri wowe, uzamenye neza ko waguye mu cyaha. Cyo nari mbabwiye bavandimwe, Zaburi ya 15 iravuga ngo Uwiteka ninde uzaguma ku musozi wawe, ninde uzatura ku musozi wawe wera. Nugendera mu bitunganye agakora ibyo gukiranuka, akavuga amakuru y'ukuri nk'uko ari mu mutima wiwe. Soreje ku ijambo rivuga gute: nimuramutsa nimukunda ababakunda. Ese abakoresha bikorobo ibo suko sikoza, nimba ukunda umuntu kubera ko agukunda, niki ushobora gusha? Uyu munsi wa none igidasanzwe wakoze nk'umukristo niki? Aravuga ngo kugira ngo utandukane n'abandi nuko ushobora kumenya neza ko hari apana kuvuga ngo namakuru wumvise, ukamenya neza ko hari umuntu utagukunda n'abandi bantu bakabimenya, ariko baza kukubwira ko bavuga ngo njyewe ndamukunda. Haleluya. Ari umugabo umwe ngo yageze abwira murumuna we akamubwira ngo kiswa tuzoje mu ijuru. Yari umupagani, ngo arangize biramugora gukizwa. Ngo buca umunsi umwe aja mu kabari, ashitse mu kabari akubita umuntu icupa mu mutwe arapfa. Ngo amare gupfa araza yirukanga yinjirana mukuru, aramubwira ngo nkoze igitangaza nishe umuntu, none bigende gute? Si ibi nakubwiye ngo reka inzoga, none wishe umuntu. Aramubwira ngo nishe umuntu kandi barankurikiye. Mukuru we ngo aramwitegereza, ngo aramubwira ngo muvandi, ngo nakubwiye gukizwa kenshi, ngo none reba ikintu kikubayeho. Ahita amubwira ngo mpeze amwinjiza mu cyumba. Ngo amare kumwinjiza mu cyumba, ngo aramubwira ngo namuheze imyenda yiwe, amwambura ya myenda yari iriho amaraso amaze kwica umuntu. Ngo arangize kubera ko bari bamukurikiye arayambara, ngo amare kuyambara arasohoka. Barasaga ngo amare gusohoka, abapolisi ngo bashike amubwira ijambo. Aramubwira ngo impamvu itinye nkora iki ngiki, ngo reka mfe mu cimbo cawe ngo kugira ngo uzasigara ukizwa. Fata umwenda arawambara, abapolisi ngo baze baramujyana. Si kure ni hari Bukavu. Ngo arangize arawambara baramujyana, bamukatira urugo gupfa. Bari bafite igihano cyo kutundika. Iyo abantu barimo batundika bazabashisha ku nani bakajya kubica, ariko hari abantu benshi baba baje ku. Ngo arangize nawe araza araja kumureba. Ngo amare kumureba ngo amusaba ko twitabe amen. Ngo amusaba ko ngo bari buze kumufungura mu maso rimwe, ngo kugira ngo arebe umuntu ashaka kureba. Yarimo ashaka kureba ndi, yarimo ashaka kureba wa murumuna wiwe wapfiriye. Aramuga ngo nimunkure igitambaro ku maso kugira ngo ndebe umuntu umwe gusa. Ngo arangiza ahindukirana murumuna wiwe aramureba. Ngo arangiza baramurasa arapfa. Murumuna we yabaye umupasitori, niwe wavuze icyo
icyo mukuru we yakoze ku buzima bwiwe kugira ngo abe uwo ari we. Ubu Kristo murimo mubona turimo dukina nabwo, hari abantu bakoze ikintu gikomeye tuzogira isoni zo guhinguka imbere y'abantu. Nimba barimo bakubwira ngo muvandi umuntu, tuzazira ko twakoze ibyaha, tuzazira ko twanze urukundo rw'Imana. Izaha tuzoza Imana arababwiye ngo ndabakunze kubera ko mbakunze, mwebwe mwari gufa, ariko akubwira ngo mwebwe mupfe, nguyu umwana waje nafe mu cyimbo cyanyu kugira ngo mubabarirwe ibyaha. Twanze urukundo rw'Imana, nicyo tuzoza. Nimba babwiye umuntu muvandi babarira uriya muntu wariganijwe, biza bivuga iki rero? Yaravuze ngo nimukunda abanzi banyu, musabira abarenganya. Nimba twariyemeje gukurikira Yesu Kristo, Yesu Kristo ntiyadupfiriye kubera ko yari umuryango wawe, ariko yaravuze ngo ndabakunze nditanze. Nimba mwemeye kumurikira, nimubabarire kugira ngo muzabane naje. Bavandimwe, dore amahirwe Imana iduhaye, itubwiye kubabarira, gukunda abanzi bacu, tugasabira abaturenganya. Ikintu cya kabiri, mubabarire n'abatabasabye imbabazi, ariko mwicare mubabarire. Mwirinde mwe kugira ikibi mukorera imbere yabo, kugira ngo ibyanyu byose bigaragarira abantu ko ari byiza. Ayo niyo mahirwe yo kuzinjira mu bwami bwo mu ijuru. Twe gutura mu mubabaro, tuzongere tuba mu mubabaro. Mureke tubabare mu isi, ariko tuzabe mu munezero. Ijambo ry'Imana ribanza. Amen.